reka mbifurize kugubwa neza mwese mukuri ibiganiro binyura kuri Onda Sport Channel. Ndizera ko mumeze neza kandi amahoro y'Imana ari muri mwebwe, imigisha y'Imana ibasesekaraho. Abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abari ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye byawo, abari ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika y'epfo ndetse n'iya ruguru, ku mugabane wa Aziya ndetse na Oceania, mwese rero mukunda ibiganiro binyura kuri Onda Sport Channel, nongeye kubifuriza ibihe byiza cyane. Abakoze subscribe reka nongere mbashimire cyane kuko ibyo mwakoze ni iby'agaciro, ndetse yewe ikiba gisigaye nuko inkuru zibageraho mukazisharinga, mukazitambaza, mugashyiraho ibitekerezo, mugakora like, hanyuma tugakomeza kwibanira. Abatarakora subscribe rero namwe reka nongere mbashishikarize, kangurire, sabe rwose nkomeje kugira ngo namwe mukore subscribe, namwe inkuru zijye zibageraho, muzitambaze, mukore like, ndetse munashyiraho n'ibitekerezo kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Buri kanya rero nkuko bisanzwe iyo amakuru ageze byanze bikunze abonetse, ngomba guhita nyabasangiza kugira ngo turusheho kubana. Uyu munsi turi ku munsi wa 25 wa shampiyona y'u Rwanda, ni Rwanda Premier League, umupira w'inyarugenge umupira w'inyarugenge niko dusigaye tuwita, nta kindi twongeyeho bitewe nuko n'amayobera akunda kubonekamo. Nababwiye ni umunsi ukomeye cyane, umunsi wa 25 urimo amadidani, urimo amagorane, urimo ibintu bishamitse, ibintu by'imitego mitindi ishobora gushibuka ku buryo butandukanye mu abantu. Ni umunsi watangiye rero kuri uyu wa gatanu, ikipe ya Kiyovu Sports ndavize igitego kimwe ku busa. Hanyuma kuri uyu wa gatandatu rero, uyu munsi wa 25 wakomezaga ibintu bibaye nagahuma munwa, ibintu bitwibukije ibihe byo muri COVID-19, ariko by'umwihariko ku ikipe ya Rutsiro. Murabyibuka igihe ikipe ya APR yinobekaga ibitego 6 byose kuri kimwe, ni kuri kimwe niba mbyibuka neza. N'uyu munsi rero birabaye birongeye biraba, ariko noneho iyi koco ibitego 5 ku busa. Ubu ni bwa butabera se mwuka byaramwe perezida wa Rutsiro yatubwiraga, avuga ati ngewe ngiye gutanga ubutabera, ikipe itwara igikombe gitware, ikipe imanuke. Ubu ni bwa butabera perezida wa Rutsiro Damascene yatubwiraga. Ubwo rero n'umukino urangiye waberaga i Rubavu, nawo tugiye kugaruka mu kanya gato cyane. Ariko kandi n'indi mikino yabaga kandi nayo yari irimo byinshi kuri Kigali Pele Stadium, ikipe ya AS Kigali inganyije na Mukura Victory Sport. Uyu ni umukino navuga wenda nta byinshi abantu bari bawutegerejemo, cyane ko Mukurayo iri kwitegura umukino wa kimwe cya kabiri wo kwishyiraho igikombe cy'amahoro. Bivuze ko rero bamwe bakinnyi yari yagerageje kubaruhutsa, abandi bakinnyi nabo bageragezaga gukina ariko batanikanashura, nubwo Mukura Victory Sport muri iki gihe itajya yiburira agapira ko hasi iba yagakinnye. Ndetse yewe hari n'ibyemezo abamukura Victory Sport bavuga bati twagiye rwose tutabanirwa n'abasifuzi, ariko navuga ko ntacyo bitwaye kuko icyo Mukura ihatanira cyane cyangwa ireba n'umukino w'igikombe cy'amahoro. Na AS Kigali nuko muri shampiyona ni ukuvuga ngo umwanya wayo cyangwa se ibyo kutamanuka ibyo yarabirenze, ntiyamanuka mu cya kabiri. Igikombe yakuyeho, icy'amahoro n'iki kirimo, n'ugukina byo kurangiza sezo. Imikino rero yindi yari mbatura mugabo yaritegerejwe na amakipe ari kurwanira ku muteremuko, navuga adashaka kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Hari i Bugesera umukino wari ukomeye cyane, ikipe ya Bugesera yari yakiriyemo Marine, navuga ngo Kamarade ikibuga yakiganga huye mwuka byara. Bugesera yari maze hafi imyaka 2 idatsindira ku kibuga cyayo. Kamarade rero we yari yavuze ati ngewe icyo ngomba gukora ni ugukora ibishoboka byose nkakura umwaku, nkakuraho umukokwe kuri iki kibuga cya Bugesera. Rahatsindiye rero ahagaraguriye ikipe ya Marine ibitego 2-1, bituma ikipe ya Bugesera ku munsi wa 24 yari yamaze kugwa mu rwobo, yongera kwisununura ireba uburyo ki yasohokamo, ikaba ndetse we nkuko tugiye kubireba yamaze gusohoka mu rwobo nyuma yaho gutsinda Marine bihaye amanota 27. Ni umukino rero navuga warishiraniro, wari umukino ukomeye cyane, navuga ko abanyabugesera bishimiye. Hanyuma rero undi mukino waberaga hehe? Waberaga i Musanze. Ikipe ya Musanze nayo yavuga iti nyamuneka turamutse dutsinzwe na Muhazi byadukomerana bikatubyarira amazi nk'ibisusa, niba ariko bakunze kubivuga. Ikipe rero ya Musanze yari yakinnye na Muhazi, birangira kamwe ku busa, ikipe ya Musanze igakocoye ikipe ya Muhazi iba ariyo ijya mu rwobo. Kugeza ubu tuvugana mu mibare biratwereka ko Muhazi yamaze kugera mu rwobo, ubwo mu by'agateganyo. Kugeza ubu ngubu turavuga ko ikipe ya Muhazi na Viziyo ziramutse shampiyona irangire hangaha nizo zakwiroha mu cyiciro cya kabiri zikamanuka, kuko Muhazi n'amanota 26 yayo irayafite, hanyuma ikipe ya Viziyo ikagira 20. Ubwo Bugesera yamaze gutsinda yari ifite 28, yagize 27, hanyuma isangiye na Gasogi itarakina. Ariko ubwo indi kipe yazamutse navuga
iyo Musanze yo twavugaga yamaze gucakira Kiyovu iranayisiga ifite amanota 30 ariko Kiyovu Sport iri mu mwenda w'ibitego byinshi. Urutonde wenda tuzarugaruka kuwa cyangwa se ejo nimugoroba imikino yose yarangiye, ariko uko yarangira uko ariko kose, uko uyu munsi wa 25 warangira uko ariko kose, byanze bikunze ugomba kurangira amakipe ya nyuma ari Muhazi ya 15 na Viziyo ya 16. Izindi kipe zimaze kurenza amanota 26, zaba zifite arenga ya Muhazi nizifite 27. So aho rero ni kumuteremuko, aho urugamba rero rushyushye ku gikombe cya shampiyona. Nagira ngo nkubwire ko bikomeye cyane, hamaze kurangira umukino wari utegerejwe n'abantu benshi wagomba guhuza ikipe ya Rutsiro n'ikipe ya APR. Uti impamvu ni iyihe rero wari utegerejwe n'abantu benshi? Nuko uyaba perezida wa Rutsiro nyuma yo ko bari bamaze gutsinda Bugesera yariyandikiye aravuga ati twebwe icyo tugiye gukora ni ugutanga ubutabera. Ubwo yasaga n'uwerekeza inkoni avuga ati ubu ngubu tugiye gushaka uburyo ki twatsinda APR kandi tunatsinde na Rayon ubwo ngubwo kuko zose iyi kipe irazifite. Ariko ibyo yavuze ntago ari byo batweretse. Yeweka ibibereye hari Rubavu nagahuma munwa. Abakurikiranye umukino baba bari kuri stade, abari kuri televiziyo bavuze bati se ni ibingibi biranga umupira, ariko se niki cyabatunguyemo kabyaramwe ko icyo mwita gutegura ari cyo kibaho kandi gikorwa n'ikipe ya mbere kigakorwa n'ikipe ya kabiri. Ngewe sinigeze ntungurwa rwose, sinatunguwe kuko nibyo biranga umupira w'amaguru mu Rwanda. Kandi inzego zibishinzwe niba navuga ngo ntizishaka kugira icyo zibikoraho cyimbitse cyatuma bagira icyo babona ngo bavuge bati ikipe ishobora kuba yatsinzwe rwose bitewe nuko abakinnyi babo baba batamiye. Birashoboka ko ikipe ishobora gutsindwa abakinnyi batatamiye, ibyo nabyo bibaho. Ariko mu Rwanda dukunda kugira urwikekwe cyane cyane muri aya makipe bari gushaka igikombe ndetse n'atamanuka. Abantu baravuga bati rero ibi bitego 5-0 ikipe ya APR itsinze koko ni ubushobozi buri hejuru bw'ikipe, ni intege nke za Rutsiro, nuko Rutsiro yaramutse nabi, ni APR yaramutse neza. Ibyo byose nibyo kwibaza, ariko benshi baravuga bati ni bya bintu byacu nyine byo gutegura. Ubu na Rayon Sport tuza kugarukaho wasanga nayo ku munsi w'ejo izabirohamo, nabyo nta wamenya, nabyo biturutse kuri ku gutegura. Nababwiye ngo amakipe yose ngo arategura, byimirijwe imbere, byabaye umuco, ntawe ugishaka kubyamagana. Byose buri wese arakoresha imbaraga zafite, yaba ushaka kutamanuka arazikoresha muri ubwo buryo, ariko imbaraga mbi, imbaraga z'umwijima, yaba ushaka igikombe arazikoresha izo mbaraga z'umwijima, ku buryo urwikekwe umupira twarabyakiriye, twarambuye amaboko, twaravuze tuti ni uko nta kundi, mbese byabaye umuco. Ubwo rero ikipe ya APR mwizamu harimo uwitwa Ishimwe Pierre, uruhande rumwe rwa Niyomugabo Claude, urundi rwa Byiringiro Kagege, ubwo Byiringiro Jean Gilbert, Yunus na Clement, hanyuma uwitwa Nshimiyimana Pichu, navuga ko ruboneka, hakaza uwitwa Mamadou Lamine Ba, uruhande rumwe rwa Jibril Watara, urundi rwa Gilbert Mugisha. Ubwo nibo bakinaga bavuga bati byanze kunze tugomba kureba uburyo ki twashaka ibitego tugatsinda byinshi, tureba uburyo ki twatsinda ikipe yande ya Rutsiro. Ubwo Rutsiro abitwa Bahitimana Jean Claude, abitwa ba Kwizera Eric, abitwa ba Jeremy, n'abakinnyi benshi ba Rutsiro abo bose bagiye bakina igice cya mbere. Rero ikipe ya APR bibiri yari yamaze kubirohamo hakiri kare mu gitondo rwose. Uwitwa Jibril Watara umaze kugaragaza ko ari umukinnyi ukomeye, ndashidikanwaho we, tureke n'ibingibi wenda by'abantu baba bateguye n'ibiki, ariko Jibril Watara navuga ko amaze kwerekana ko ari umukinnyi ukomeye. Nuko wenda bya APR bitaricangura, ariko we uruhare rwe aba yarukoze, ibitego bye 8 amaze kubibona. Igitego cya kabiri cyaje gutsindwa na Ruboneka. Ubwo igice cya mbere cyarangiye ari ibitego 2-0, maze ibitego mu gice cya kabiri so kujyamo nk'imvura, maze imvura iragwa. Uwitwa Denis Omeda akinagamo, uwitwa Victor Mbauma akinagamo, Lamine Ba aruhamo, yewe na 6 menye byari kugeramo. Ariko rero nibyo twavugaga tuti abakinnyi ba Rutsiro iteka ryose babakemangwa. Ngewe narabivuze no mu kiganiro, ndavuga nti uwitwa reka mitemera ko ri uwitwa Aruno Matumere, uyu nguyu no umunyezamu wavuye muri Gorira. Nge nanabibwiye na president wa Rutsiro, ndamubwira nti Damascene muguze umukinnyi w'igisambo. Zajya ndivuga nubwo abantu badashaka kubyemera, ni umukinnyi uzwiho ko isaha n'isaha yagutanga. Abakurikiranye umupira rero kimwe n'abadefanseri ba Rutsiro baravuga bati Aruno Matumere ndetse n'abadefanseri be biragaragara ko uruhare runini barufite mu bitego bigera kuri 2 muri 5 ikipe ya APR yatsinze.
ariko burya abagize uruhare rubi mu bitego byaba bibiri n'ibindi ntawamenya. ubwo rero navuga nti iyi Rutsiro irongeye koko irongeye ubushize yarabikoze nongere mbibibutse nabibukije muri covid bayitsinda 6 muri sezo yakurikiyeho ikipe yahise imanuka mu cyiciro cya kabiri. Iyo ukoze nk'ibi ngibi ntabwo bikugwa amahoro. Ubu muri sezo itaha ishobora kuzakina icyiciro cya mbere ariko yareba nabi ikajya mu cya kabiri. Ubiraje izongera igaburire na Rayon itange hose. Ibyo bintu uyu mupira tuzawufata dute mwoka byaramo. Ubejo nanone Etincelle iraje igaburire Rayon. Uwo mupira ni gatike. Uwo mupira igikombe kizatwarwa ruko abantu bateguye kandi n'abakinyi babasabye amafaranga yo kubahemba. Tuzawugarukiriza hehe? Uzagira remeki. Ejo tuti turashaka kujya mu gikombe cya Afrika. Ejo tuti turashaka gukina na Pyramide tukayitsinda. Ejo tuti turashaka gukina na za Mazembe tukazitsinda. Wazitsinda gute mu mikorere nk'iyo ngiyo? Ubwo rero yewe sinzi ariko mu by'ukuri turagana ahabi. Gatera ukuntu yari yikanasha avuga ati yewe ndayitera pe urayiteresha icyo urayiteresha izihe mbaraga urayiteresha ibintu nk'ibi ngibi. Sinzi uzakemura ibibazo ariko nuko nguko umupira wacu wubakitse, nuko nguko abantu babyakiriye. Iyi polisi twibonera niyo yumiwe, niyo yagura abakinyi n'abariyo Hermes. Ibi bintu ntiyabyiviramo, niyo mpamvu uzajya kubona ukabona ibaye ya 7 kuko nyine itagira nk'imfubyi, ntigira uyitabara ngo uyirengera muri ibyo byo gutegura icyamahoro ejo bundi. Ubu bashobora kuzayogeraho uburimiro kuko itagira kirengera, ariko nyine twarawakiriye. None se tubigenze dute ko Ferwafa bizi? Murabyibuka no mu nteko nshinga amategeko ndumva ari Olivier ku ngoma ya Olivier yagiye mu nteko nshinga amategeko bakimubazaho aryindimi aravuga ati turabizi ko mu mupira haba mu ruswa atari ko nta kindi twabikoraho. Ati tugire dute? Nabo bameze nk'ababyakiriye, nababa bamusimbuye bamunyantwari nabo barabizi ko ibyo bintu bibamo, ariko nabo babikoraho ikizi ko babyakiriye. Ubu buri wese narobwe ngo kuva ku ikipe ya mbere kugeza ku ya 16 bose baba bateguye bategana imitego, abakinyi baba bariye batamiye. Ubu ibitego 5 wasanga hari wari wabibetinze muri bari abakinyi ba Rutsiro, abo ba defenseur uwo munyezamu gasanga ni ibintu biraho ngaho. Ubwo rero reka tubyakire, reka turebe. Ejo Seninga nawe watangaje, Seninga avuga ati ngewe burya ndi n'umwaperi. Abantu nabonye batamucira kari urutega, ariko rero nge nkavuga nti bamwe na bamwe nimushaka nge nicecekeye nk'umunyamakuru. Yavuze ati ngewe mfa naperi. Bantu batikura umutoza ufa naperi gute? Nanjye nababaje ntese ko natwe mu maradiyo ujya kumva umunyamakuru avuze ati nanjye ndi umureyo, undi akavuga ati ndi umwaperi, akabitangaza kuri mikoro rwose yicaye akagereka akaguru ku kandi ati ahangaha ndi kuvugira ku radio ngewe ndi umwaperi, ati ahangaha ndi kuvugira ku radio ngewe ndi umureyo. Banyamakuru muzataka muhereye Seninga, tuzamwataka duhereye yeye. Nukumirwa umupira w'inyarugenge nyine wese uri umureyo. Ubwo rero sinanye nka Seninga yewe tangaza nitwa ntaho mpagaze izina ryanjye nitwa ntaho mpagaze. Ntabwo uzanyumva niba niyo nabanyikunda, ariko ntabwo nakwihandagaza ngo kuri mikoro ati ngewe mwayibonye ikipe yacu ikipe yanjye mwayibonye. Iyo ni sakirirego. Niyo mpamvu tutazagira aho duhera dukritika Seninga ku wa mbere. nanjye ko ndahara nzaba numva umunyamakuru wihandagaza ngo Seninga ngo wakoze ibara, ngo Seninga ngo wazanye ingwe mu mujyi. Kandi nawe uyizana kuri mikoro uvuga uti ndi umufana w'Seni, nzakurengera kuko uzaba ugukritika azabanza yikritike. Ubwo rero navuga nti mukomeze mukurikire ibiganiro binyura kuri Rwanda Sport Channel, hanyuma umupira w'inyarugenge nawo tugukomeze tuwubemo dutyo, dutekereze Uwiteka igihe azazira akavuza impanda akatujyana, kuko mbona aricyo ubwo isi nirangira n'umupira w'inyarugenge ntuzaba warangiye. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane natwe. Ciao ciao.